tujya ahantu nka hariya kuko hari ubwo wavuga uti njyanye igitaramo i Remera ntibazi, hari abo wavuga uti njyanye igitaramo Nyamirambo aho dufite insengero ntibazi, ariko inshuro twagiye muri Mirikorine tukabona abantu ntabwo nazibara, inshuro twagiye mu mahoteli atandukanye gukoreramo ibitaramo ntabwo nazibara, kandi twagiye tubona abantu abadivantiste abatari abadivantiste, kandi twicyo tugendereye no kubwiriza ubutumwa isi yose. Dufite abapasitoro, dufite abavuga ubutumwa batandukanye bavuga ijambo ry'Imana, ariko twe nk'abana babo twifuje kugira ngo tubafashe tubatere ingabo mu bitugu dukoresha amajwi yacu tugarura abantu benshi ku Mana. Kubikora rero icyo gihe 96 ukabikora ugahera icyo gihe, hari abavuyemo nk'uko yabivuze basinziriye bagenzi bacu, ngira ngo mu biganiro bishize mwarabibonye, hari abagiye kwiga, hari abashatse bajya hanze, hari nabo tukiri kumwe bake cyane, ngira ngo muzabibona. Kubikora ugahera 96 ukageza uyu munsi ntabwo ari ishimwe rikomeye, ni ishimwe rikomeye. Tunasaba Imana, ubu ntidushima gusa, turanasaba Imana kugira ngo idukomereze muri uyu murimo, kuko kujyamo ni kimwe ariko n'ibidushuka kuvamo biba ari byinshi, ibiturangaza ni byinshi. Gusa duhora dusaba Imana, nibwo buryo twabonye mbese bwo kugira ngo twomatane nayo, dukomeze gukorana nayo, twe kuzigira igihe tuyivirira. Iyo ni ishimwe rimwe kuba kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tukiri kuri uwo murimo muri gahunda twiyemeje. Ikindi ni uko twavugaga tuti dushobora kuba urugero kubo tungana, kuba to kuri twe ndetse no kuba turuta, kandi ntekereza ko umugambi twawugezeho gute. Hari abaturuta badukunda cyane, iyo wumvise igitaramo baza bishimye bagakurikira amadini yose, ariko noneho by'umwihariko ngira ngo abazabasha kuza mu gitaramo muzabibona, abatangiranye na korali ntabwo tukiri benshi cyane, abarimo benshi ni urubyiruko. Ntekereza ko nta muntu wajya mu bintu atakunze, ni ukuvuga ngo wa murimo twakuze hari abo washimishije, hari abo byanyuze bifuza kuza kubana natwe. Ibyo bikaduha mu by'ukuri icyizere cy'uko no mu gihe twe tuzaba tutagihari, dushaje cyangwa se tutakiriho, dufite abantu bazaba bagikomeza gukora wa murimo twatangiye. Iryo naryo ni ishimwe kandi numva ko rikomeye. Nanone abazaza mu gitaramo hari icyo muzabona, abana bato cyane, umutoza wacu mbone nko kumushima cyane, Aimable n'umuhungu mwiza ari matoza. Bimaze igihe abana batoya muzabona indirimbo zacu nyinshi barazizi, baraziririmba, kandi mva harimo gahunda yo kuzabifasha kuzafatanya natwe. Iryo naryo ni ishimwe rikomeye kuba mu mbuto z'imibiri yacu hari ababashije kuvamo bagakunda ibyo dukora, bakazaba ari icyizere dufite nanone ko umurimo twatangiye uzagiraho ukomereza. Rero ibyo gushimira Imana ni byinshi, ariko iby'ingenzi ngewe mvuze muri makeya nibyo, kugira ngo hari yakomeza akabasubiza. Murakoze. Mpereye rero ku biganiro tujya tugirana nka korali, hari ikintu twakuranye yewe tutaramenya n'ubwenge, indirimbo zanditse mu mitima yacu. Ngira ngo hari jingo yacu dukora concept y'iki gitaramo, hari amagambo avuga muri jingo yacu ko dushimira Imana kubw'indirimbo yashyize mu mitima yacu kuva tukiri urusoro. Ibyo rero burya ikintu cyanditse ku mutima ugihera ku kintu cyanditse, hari inyuguti zanditse. Niyo mpamvu iyo concept murayibona ku mipira ya buri muntu wese watanze ijambo yumva akunda. Hari uwatanze gratitude, hari uwatanze saved by grace, hari grateful, hari ndiho, hari give thanks. Ari amagambo yose buriya ni ikintu twumva dushimira Imana, kandi giconnectinga n'impano yahaye umuntu uri muri Patmos uririmba. Ni nayo mpamvu uyu munsi muza kubona hariya dufite ibintu dukoresha buri munsi, ibikombe tujyana ku kazi, hari imipira. Hari abantu bagiye batubaza batari ko iyo mipira yanyu twayibona dute, ese yavuye muri Amerika, ese yavuye South Africa, ese yavuye no. Hari abantu dukorana, hari abitwa Avivo Media bayikora, kandi turakorana muri iyi jani, muri uru rugendo.
so iyo concept rero yo kuba dufite ikintu kiri mu mitima yacu aricyo twanditse kuri iriya mipira, bivuze yuko ari ishimwe riturutse mu mitima yacu ariko twashyize ahagaragara. So niyo mpamvu rero mubona ku mipira yacu hariho imyaka 30. Iyi myaka 30 akaba ari isabukuru ariko izanabera muri convention center. Nicyo iyi lebo ivuga, ntabwo ari just ikishushanyo. Uvuga ngo ni ishimwe rihoraho ariko rizamuka rijya mu ijuru, rishushanyijwe n'izi strings za gitari cyangwa se ikindi kintu, ariko noneho rikaba iryo shimwe tuzarikorera mu myaka 30 muri convention center ifite izi yes, iyi nyubako. So iyi label nicyo bivuga, ntabwo ari igishushanyo gusa gipfuye gukorwa, ahubwo uyu munsi ndaza gusaba ko nkawe watuyoboreye niba kumpere umupira wumve nawe uko Uwiteka agira neza, uriya mupira w'umukara kugira ngo uconnectinge na concert yacu, uwo nguwo w'umukara. Yes, nuvuga ngo wanditsweho sing and joy. Yes, sing and joy. Ni ukuvuga ngo ibi bintu turi kuvuga hano biturimo n'umuntu wese uzashaka gutunga umupira, uzashaka gutunga iyo memoire dufite, namwe mugende mubibwira abandi ko bakeneye kugira iyo memoire. Bazabona ibikombe niba babishaka, niba bazabona imipira niba bayishaka, bazabona agenda niba bayishaka. Mu mpera aba bakobwa babiri baje ni batatu, mu bampere umwe igikombe undi agenda, kugira ngo nawe wumve uko Uwiteka agira neza, kugira ngo bakoze neza, bagize neza. Yanditseho yes, fata umupira igikombe na agenda. Wala umupira uhe ubanza kuko ndabona wamukwira, igikombe uzakinyweramo igikoma, agenda muzafatiramo amakuru. So ibi ngibi rero turagira ngo duconnectinge ibintu dufite muri twe, tubiconnectinge mu bantu badukunda, kandi tubwirize ubutumwa dutyo. Nicyo kintu navuga kuri iyi. Murakoze cyane. Nta kindi kibazo ndi bubaze, ndashaka kubahuza n'itangazamakuru noneho bakabaza. Ngiye mfite byinshi nabaza, ariko ibyo mba nabaza nibyo na bagenzi banjye babaza. Ndagira ngo abantu bafite icyo bifuza kubaza, icyo bifuza gusobanuza, igitekerezo, turagenda twakira abantu batatu. Ndahera kuri Frodward, ndajya kuri RBA, nkomeze ku ijwi ry'ibyiringiro. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane Patmos, kugira ngo ubushize nabwo dutegura press conference nari mani. Ndabashimira cyane iyo mbona abantu ba Edouard bare mwese ndabibuka, nishimiye kongera kubabona. Hanyuma rero sindi buvuge cyane ku mateka yanyu kuko ndabyibuka neza yuko iri zina ryari rya Kekayori, ariko biza kurangira murifashe, kandi biza kuba izina ry'umumaro kuko ryatumye abantu benshi begera Kristo. Hanyuma ariko Patmos ngira ngo tuzi ko ni ikirwa Yohana yajyanywe. Ndagira ngo muhuze kuvuka kwanyu, mubihuze n'ubuhamya bwa Yohana, uriya Yohana muri Bibiliya wajyanywe kuri kiriya kirwa cy'i Patmos. Murakoze cyane. Murakoze cyane, barabyandika barabyibuka. Moses, murakoze. cyane nibyo byiza kugira ngo bakomeze kubinyemera. Nitwa Moses Iradukunda, nkora kuri RBA. Natubwiye ko muri abaririmbyi 22 kandi Kigali Convention Center ngira ngo irahenze gukodesha. Ibyo ni kuvuga. Gutegura ya anniversaire y'imyaka 30 mwari mugamije iki mu bitekerezo? Hari kuvuga ngo reka dushobore gushimisha abantu, ariko kuba ushobora kuvuga uti wenda azaba n'indi albumu iyo tugezeho. Mwebwe iyo murebye mu gitekerezo muzi cy'iyi concert, kuko biragaragara hari ibiciro yego, ariko sintekereza ko umuntu yakwishyura ngo abone amafaranga yose yashoyemo, cyane cyane ko kuri bano nta baterankunga ndi kubona ngo benshi. Ubwo rero twifuza kumenya mwatekereje nk'uko umubyeyi yakorera umwana aniveriseri nyine ntacyo ari bugaruzemo. Hanyuma icya kabiri, iyi myaka 30 urenda kungana n'imyaka u Rwanda rumaze kwibohora.
mwagejejeho abanyarwanda bitari ubutumwa bwiza gusa ahubwo bijyana n'ibifatika by'imirimo myiza. Murakoze. Murakoze cyane, karibu. murakoze. Ndashimira Patmos kuko indirimbo zabo ndazikurikira cyane. So ni indirimbo zikozwe nyine mu buryo wumva ko kuramya Imana, kwishima kandi n'ubutumwa bugatanga. Uburyo baririmbamo na message batanga ni ibintu by'ingenzi Imana bamugisha. Hanyuma ndabaza ku kijyanye na 30 years of worship, imyaka 30 yo kuramya, yo guhimbaza Imana. Ese mwabonye ikiganza cy'Uwiteka muri iyo myaka? Korali nkurikirana ibyaza kenshi nabigoranye pe. Amafaranga akenerwa, kubana guhuza abantu batari guharanira inyungu burya nabyo biragoye. Mwabonye ikiganza cy'Uwiteka? Iki kibazo ndakibaza Aimable through music nk'umwarimu. Babonye n'ikiganza yaba kubona indirimbo, yaba kuzihanga, yaba kuzitanga. Ndakibaza kandi Jolly mu buryo uri financial. Eugenie. Okay, nitrama na sister wanjye navuze mu buryo uri financial. Babonye n'ikiganza cy'Uwiteka ku buryo korali ibasha kubaho imyaka yose. Kuko mufite ibyo mukeneye nka korali kujya mu na perezida ariko tujyana nyirizina mu gitaramo kuki mwumvise ko imyaka 30 ugomba gukora iyo sabo. Sinzi niba 25 mwarakoze iyo yubire, sinzi niba 20 mwarakoze igitaramo, ariko kuri 30 specific kuki mwumvise mwakoramo igitaramo cyo kugira ngo ryajwe noneho rirusheho kumvikana biturutse muri Patmos. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka twakire perezida arajya agenda agira uburyo agerega bari gusobanure ibindi, ariko ari we watangiye. Arahera ku cya Fraudward cyo guhuza izina Patmos n'umusozi Patmos. Babla shop cy'icyo gatoya. Yego. Reka mpere kuri icyo kibazo cyo guhuza ubuzima bwa Yohana Ipatimo ku kirwa n'amateka yacu. Buriya kugira ngo Yohana ajye ku kirwa cy'Ipatimo, abantu benshi bagifashemo ko ari nko gutsindwa, ari nko kuba agiye mu bintu by'ibibazo. Muzi ko yahuye n'ibibazo bikomeye kuri icyo kirwa, ahantu hari imibu myinshi. Abantu baravuga ati ubwo agiye hariya agiye kuhapfira. Ntabwo ubuzima bwe bwa hariya bwabaye imfabusa, ahubwo Imana no mu mibabaro yacu ndimo dufite ngo no mu mibabaro yacu ibishaka kutwigisha. Rero ni naho Imana yatangiye ibyahishuwe. Twebwe rero nka Patmos tukivuka nyuma y'amateka mabi yaranze u Rwanda, abantu basaga nkaho bacitse intege, ariko ntabwo twe nk'umutwe w'abaririmbyi twarambaraye hasi ngo ducike intege twumve ko tudashobora gukora, ahubwo twarashibutse dusakaza ubutumwa mu ndirimbo. Aricyo nagereranya na kwa gushibuka kw'ibyahishuwe Imana yatanze. Natwe nyuma ya 1994 Imana yadushibukiyemo ubutumwa bwiza dukoresheje indirimbo. Nuko kugereranya n'iryo gereranyo natanga. N'akantu nakongeraho binahuje na timeless place. Yes. Gushima bihoraho kandi tutavuye mu isi tukibona ibitubabaza. Ni nk'uko n'ubundi nawe yari ari gukirwa ahantu hari imibabaro, hari imibimurya, hari ibisimba, ariko akagira n'ihishurirwa akabona ibyiza. Yego. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ni kijyanye na inyungu dutegereje muri concert. Ikintu nagira ngo nshimangire cyane Patmos ukuntu ikora. Icya mbere, ikintu cyose kinjiye ntabwo kiba ari kimuririmbye. Ikinjiye cyose ni cya korali. No kuvuga ko icyo dushyize muri case ya Patmos kiba ari cya Patmos. Rero kugira ngo dukore igitaramo nk'iki, hari wigeze kubivuga, bisaba imyiteguro myinshi cyane. Ikintu kibaho iyo dufite gahunda nk'iyi, twicara hamwe twese tukabiganiraho, ese tugiye gukora iki? Tugiye gukora igitaramo, tugira n'umuntu udufasha cyane nka Aimable mu conception.
yo kuvuga teme tugenderaho noneho tukayidevelopamo twese. Iyo kimaze kuba turatekereza tuti bizagenda gute, tukamenya na budget yacyo. Iyo tumaze kwimenya, icya mbere dukora nitwe tubanza kwishakamo ubushobozi abaririmbyi, tugashyiraho tugatangira gutegura bya bindi. Hagati twamara kumenya neza amadepanse dufite, twamaze no kumenya aho tuzakorera, nibwo duteganya noneho ese iyindi funds ubundi bushobozi buzava hehe. Nibwo twicara rero tukiga uko amatike agomba kuzasohoka kugira ngo aze gufasha chorale gukora cya gikorwa. Ariko ahanini birabanza bikava muri chorale, noneho na cya gikorwa kindi cy'amatike kikaza cyiyongera kugira ngo tukavaringa cya kintu. Kuko twaje gusanga n'abaza nabo usanga bibashimishije kumva ko bagize uruhare muri icyo gikorwa twakoze cyo gutanga ubutumwa tunyuze mu ndirimbo. Aho rero nibwo mubona ko harimo amatike, harimo n'abandi bahaguruka kaza atari na tike aguze ati jewe bashyigikiye ku giti cye muri anonima adashaka ko n'izina rye rimenyekana, nuko dukora kiriya gikorwa kigategurwa kandi kigatambuka. Yavuze ko bishobora kuba bitavamo yenda mu gihe amatike atanganye n'igiciro mwashoye mu byakira gute. Oya, niwe navuze ko harimo uruhare rw'abaririmbyi, nibo bishakamo ubushobozi, kuko akenshi iyo babikoze ni uruhare runini cyane, kuko ruvuyemo n'ibiciro dushyiraho noneho byaba bibaye ikindi. Ariko uruhare runini ni abadukunda badusapotinga, niba abandi baje muri icyo gitaramo nabo baririmbyi nabo bashyize mu ruhare rwabo. Sinzi niba kindi bakongera. Ikindi nacyo ni akantu gato gusa nagira ngo nongereho, niba wumvise wamwakurikiye neza dutangira icyo twavuze, ntabwo korali tuyijyamo tugendeye cyane gushaka inyungu dufite ubundi buryo tuzibona mu mirimo dukora ya buri munsi. Kandi ni ukuri iyo uri mu murimo w'Imana, ubwo ndaboneraho gusubiza ikibazo yabajije, iyo uri mu murimo w'Imana ntabwo umenya uko bigenze. Ifite ukuntu bikora mu buryo bwayo, aho urambitse intoki ukahasanga imigisha, aho ucishije ikirenge ugatambuka ku mugisha. Imigisha uhura nayo mu gitondo, saa sita, nimugoroba. Icyo ukwiye kumenya gusa ni uguha Imana umwanya wayo mu buzima bwawe. Umenye ko yakuremye ikagushyira ku isi, ikaguha amaboko, ikaguha umutwe, ikaguha amaso, ikakugira uwo uriwe. Uyiha umwanya mu mutima wawe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimutere intambwe imwe gusa, nta nubwo idusaba byinshi, nimutere intambwe imwe gusa, 99 muzindekere. Iyo wabashije gutera iyo ntambwe ntacyo ubura n'Imana. Kugira ngo ndashubije, imigisha yo turayifite kandi turabishimira Imana yo mu ijuru. Ikindi kibazo yari yabajije kiravuga ngo biri guhuza n'uburyo u Rwanda tumaze imyaka 32 yo kwibohora. Ni iki Patmos yaba yaragejeje ku Banyarwanda mu buryo yenda muri social gitandukanye n'izindi ndirimbo, ubutumwa bwiza, ariko mu buryo yenda bw'ibikorwa runaka mwarakoze rugero ushobora kugira impact ku Banyarwanda? Ndakivuga ahubwo n'abandi baza kongeraho, ariko kandi bigeze kubaza kajyanye n'amaniversaire. Iyo ngiyo ndavuga ibiri ibya vuba, imyaka 20 n'ubundi twayikoreye hariya. Ariko urabona korali burya kuyitunga kugira ngo ikomeze ibeho biragoye cyane. Hari igihe muba mufite abaririmbyi buzuye, hari igihe baba tuzuye mubuza amajwi runaka, mwaririmba mukumva ntabwo igisohoka aricyo mushaka, mugafata igihe. Ubwo twakoze kuri 20, dukora 27, ubone bwo tuje mu myaka 30. Twabonye rero muri myaka 30 bishoboka, dusaba Imana ngo bidufashemo, akaba ari byo by'ibindi turi gutegura. Hagiye habamo n'izindi okaziyo mbere yako nakubwiye bya nyuma gusa. Ikindi cyari iki ni kihe kindi cyakozwe kitari mu gutanga ubutumwa mu ndirimbo. Ahanini dukorana n'itorero. Mu murimo dufite no gufasha itorero kwamamaza ubutumwa mu ndirimbo. Rero mu byo twagiye dufasha, twagiye tureba ibintu itorero ririmo, akaba ari nko kubafasha kubaka insengero. Ibyo twabigiyemo. Hari abakozi b'itorero bakuze batakibasha kujya gusenga,
twishakamo ubushobozi tukagenda tukabasura tugasengana nabo, yaba kwa nyuma nimugoroba cyangwa ku isabato tukabana nabo, bakumva ko umurimo bakoze atari imfabusa. Nabwira nk'ahantu twagiye turangije, uwo mubyeyi aravuga ati kuva navuka niho nabona nanjye bankorera nk'ibi, kuko niwe wari ushinzwe n'ubundi kwamamaza ubutumwa. Ati ikinshimishije cyane nuko uwo nabonye uyobora gahunda ari umuntu nzi avuka naratangiye retirement, yaragiye muri pension. Ati none nkabona ahagaze ari kuyobora gahunda. Uwigishaga nawe yamubonye ari mukuru, kuko icyo gihe yari afite nk'indi myaka nka 60, nibwo undi nawe yavutse ariko akabona nawe ariho arigisha. Ati birashimisha cyane kubona nk'ibi, biranyemeza ko umurimo ugikomeza. Ibindi nabyo ni gusapotinga abantu mu makwe, yaba kuririmba, mu byago tukaba duhari, kuko ni bya bihe bikomeye usanga umuntu aba akeneye, ari naho ubutumwa butambukira. Sinzi niba hari n'ikindi mwakongeraho. Dukorana na gahunda zo kwibuka, dukorana n'abandi, tugashaka funds zo kugira ngo tujye gufasha abatishoboye. Iriya dehoro y'ibyo dusanzwe dukora. Tugeze kubanza kuzuriya, noneho tukajya twafata ibindi bibazo. Ntekereza ko ikibazo Celestin yabajije cyerekeranye n'ukuboko nkanjye dirija naba narabonye muri iyi myaka 30. Izi ndirimbo turirimba hari izo duhumekerwamo, hari izo duhumekerwamo n'umwuka. Ukumva indirimbo ikujemo, urayanditse, uyishyize hariya, abantu barayiririmbye, ifashije abantu, ukibaza utari ko se buriya koko iyi favor nagize kugira ngo ikintu kinturukeho kiririmbwe n'amakorali atandukanye, abantu bahemburwe n'indirimbo nanditse. Uko ni ukuboko kw'Imana, si imwe, si ebyiri, si eshatu, ahubwo ntekereza ko ari gahunda y'Imana iba yarashyize muri gahunda dufite ku isi kugira ngo izina ryayo ryererezwe. Amen. Ibyo rero rwose nkubwije icyubahiro cyinshi ngomba Imana ibiduha, ko ukuboko kwayo kuri kumwe natwe muri gahunda zacu zose zo kuririmba, iratwunganira mu buryo bwose bushoboka, kandi turayishimira cyane. Reka bakire Dudu, twakire SP, nabo twajya twagafata ibindi bibazo bya nyuma. Karibu. Nta kibazo kingiza kamera. ariko kuba mwaratumye abantu tubwira abantu bazaze bazitabira, ni iki mwifuza ko bazasigarana, ni iki gusaba gutuma umuntu uzaza azaba akisigarana zero kizatahana. Ikindi, urugendo rw'imyaka 30 ni urugendo rwarangiye, ariko mwifuza ko mu yindi myaka 30 iri imbere twajya tubona ko hari Patmos y'abana murimo kugenda muzamura, ariko kandi mu myaka 30 mwifuza ko mwaba mugeze hehe. Bitewe n'uko perezida yatubwiye, nabonye mwaratangiye muri 30, ariko muri 23 bitewe n'uko 22 humvikana yuko havuyeho nk'abana, ariko mwatubwiye impamvu yabyo. Ese murategura gahunda y'uko n'abandi babajoyininze mwabakira cyangwa se bazava muri ejo neza nabivuze? Mbese ngo tubwire mu yindi myaka 30, iyi ngiyi yarangiye, indi myaka 30 iri imbere, mwifuza ko Patmos yabigeze hehe?
yakoze cyane SP. Murakoze kamere kuri iki yarasorejeho. Hari Patmos y'abakuru hakaza na Patmos y'abajunior. Ntekereza ko abajunior wenda ntabwo nibaza ko muzajya mubazamura bakajoyininga abakuru, ariho nari bise nibaza niba bari kugabanuka aho kugira biyongera abakuru, urumva ni 20 barahereye kuri 30, urumva bari kumanuka. Ubu ntabwo mufite ubwoba ko bazakomeza bakamanuka bikazarangira muri iyo myaka 30 ari kuvuga wenda ushobora kuba hasigaye dusigaranye Patmos junior abakuru tukababura. Mitangira ikindi kibazo kuri concert. Navuze ko impamvu muyijyana ahantu hagiye hatandukanye, haba mu mahoteli, haba ahandi hatari mu rusengero, kugira ngo n'umuntu uri buzemo yaba umukatolike yaba mu adeperi nawe yiyumvemo ko nyine aho hantu ataje ngo umugire umugire. Mitangira ikibazo nibaza, ese mujya mutekereza wenda kuba haba hakana k'umwihariko kuko ibitaramo byanyu n'icyo ubushize cyabereye muri convention, ibitaramo byanyu urumva nyine bigaruka kenshi biri mu mahoteli, biri hanze, kugira ngo wa muntu tumwikarajinge aze nta bwo bafite kuko tujye kumugira umudive. Nta kuntu wenda mutekereza ko mwavuga ati se iki gitaramo twakora na wenda nakorare wenda yo muri ADPR cyangwa se yo muri Katolike, kugira ngo turusheho kuba byiza no wa muntu icyizere gikomeze kiyongere. Ntitangaruka kwibaza ni bande muzakorana muri iyi concert, ubu ntabwo muzambaga ubundi muzakora mwenyine cyangwa se abandi bantu. Nakoze cyane, nabivuze ko ndari Bob. Murakoze. Ibibazo bibiri. Natunguwe nuko umwaka ushize mwari muri 20, n'ubu nkaba numvise mukiri 20. Nyuma y'igiterane mwakoze icyo gihe, amateraniro mwakoze cyangwa se mujyamo buri wa gatandatu, cyangwa se n'inshuro zose mugenda muterana, ndetse n'imyaka 30 yose ishize nk'uko buri munsi babutumwa. Kandi hari benshi bagiye bakizwa, hari n'abakiriwe neza. Nibaza niba Patmos ikumira abantu baba bashaka kuyinjiramo, kuko bisa kose ntabwo ubusabe bwaba budahari. Ibanga ryo kugira ngo mube mukiri 20 na abakademiyemo cyangwa se junior sindi kwiba ko nyine n'abana, kuko bisa kose mugomba kuba mufite premiere, ariko kubera icyo umubare ntabari abantu benshi. No muri press conference akaba hari umuntu wagira icyifuzo cyo kubajoininga, ariko nyine mukaza kuba mwashize arahari. Ndavuga nyuma y'abantu bakurikiye bino biganiro gukorana. Ikintu cya kabiri bamwe bagiye komoza ariko sinanyuzwe n'iki uretse cake. Iyo turi muri celebration muri anniversary ntihaburamo cake, ariko sinigeze ko tugiye muri convention kubera cake. Ni iki kintu wenda ko ku ruhande rwa Diligence package umva mufite yihariye itandukanye n'amateraniro mwajyagamo, bitandukanye n'amateraniro mwakoraga, muzaniye abantu munatubwira ishimwe iyoboye ayandi imyaka 30 mufite. Murakoze cyane. Reka twakira ibyo turaza twakira raundi ya nyuma y'ibibazo. Turahera ku byo tutuyabajije. Nifuza ko abazitabira bazasigara n'iki, ubwo tugiye tujyana n'icyo Dr. Bob asorejeho cyane nyuma kivuga ngo uretse celebration, uretse keke, mu by'ukuri ni akahe gashya, ni ikihe kintu kidasanzwe umuntu ashobora kuzabona muri kiriya gitaramo cya Patmos. Icyo bahereho kirasa n'icyo asorejeho yagisobanura. Karibu. Imyiteguro aho igeze heza. Tumaze igihe kinini tuyitegura, kandi burya korali yo yitegura ntabwo bayitegura ngo izajye kwiruka muri stade cyangwa ijye mu marushanwa yo kwiruka, oya, ahubwo iba yitegura gukoresha amajwi, kuririmba mu buryo indirimbo ni science. So kubera rero ko ari science buri gihe ibisaba ko twubahiriza uko science imeze ya music. Hari kwitoza kuririmba, hari amajwi, hari amaconcordance, hari ko tuzaba tumeze, hari imyambaro, hari ni celebration. So iyo celebration igeze kure, ndetse agashya karimo nuko tumaze imyaka 30, tuzaririmba indirimbo 30, kandi no tuzaririmbana n'abantu 30.
so icyo ni ikintu ni noyo twashatse ko iguma iba umwihariko muri iyi concept. Icya kabiri kuko hari byinshi babajije nahita nsubiza kugira ngo mikoro zijye naho. Mukira abantu 30 mushatse kuvuga iki? Korabo y'abantu 30? Ubwo kirahita gisubiza icyo Dr. Bob yavuze. Hari groupe yitwa Elevate. Tujya dukorana mu bitaramo byacu byose. So baraza tukitozanya izo ndirimbo zose bakuzuza wa mubare wa 22 noneho tukuzura turi 30. Kubera ko batari umunani hari n'undi nawe twashatse forcément kugira ngo aze yuze wa mubare 30. Nuko rero ibintu byagenze. Okay. Ndagusubije? Ntabandi bakristo basanga gukumira abaririmbyi. Umubare wo nkubwiye ko hari korali yitwa Elevate tuzakorana nayo, ni group ya Elevate iririmba kuri Kigali English Church. Warubaze kumubwira kuri atmosphere izabira aho hantu usibye gukata cake na celebration. Icyo cyo yagisubiza. Ahubwo mukumira abashaka kwinjira kubera iki mutiyongera. Okay. Kwiyongera buryo wiyongera hejuru ya rimwe. Ukuvuga ngo iyo uvugiye hejuru ya rimwe ushaka kuba ibihumbi 10, ushaka kuba miliyoni, ushaka kuba 30, ariko twe kugeza ubu dushima ko turi 22. Ubwo dukumiriye ntabwo dukumira ariko wenda kugira ngo ikibazo cyawe twumvishe ko atari ugukumira ahubwo umubare nyine nitunagera no kuri 35 tugahura uza tuwe kukimukumira ntimugere kuri 40. Si so ni organisation dufite ituma uko turi 22 hari logistique zindi buriya zigenderaho. Simply biremewe kujya muri party. Biremewe kandi binyura mu nzira zitandukanye ko dufite groupe ishinzwe recruitment ireba ushoboye iki, uririmbira ijwi, uboneka muri ubu buryo, inshuro tuboneka nizi, umusanzu uzatanga n'uyu, ijwi uzatanga niri. So twakumva biri mu byo twemera twuzuza korali tukabikora tukamushyiramo. Akantu gato nakongeraho nuko burya iyo ufite group ubimenye ukuntu uyimanaginga. Hari igihe ikubana nini udafite ubushobozi bwo kwimanaginga, hari n'igihe iba ntoya cyane nabo ugasanga ntigufashe kugera ibyo ugomba kugeraho. Rero umuntu aba arimo hagati, tugendera kenshi ku majwi. Hari igihe muvuga muti amajwi iri n'iri riruzuye, ejo ugasanga umwe muri ba bandi yagiye hanze y'u Rwanda cyangwa ntabakiboneka kubera akazi, mukavuga muti uyu nguyu akenewe gusimbura. Ubwo rero turi muri abandi bagendaga basaba, ukavuga uti uyu nguyu niwe ukwiriye kujya hangana. Kuvuga ko nabo nkubwira 32 abatangiye abakirimo ubu ngubu ntabwo turenze 5, abandi nabagiye binjira nabagiye bagenda. Bikubwira ko n'ubu turacyarekrita, ubundi bakagenda tukongera tukuza mubare, ariko ntabwo tugeze dukumira kuko dufata abo dukeneye kugira ngo wenda kugira ngo abyumve neza. Uzareba amafoto y'icyo gihe umva wibuka, uzasanga harimo amasura mashyashya. Bivuze ko mu gihe uheruka ari 20 hari abagiye, ariko nyuma yabo hari n'abaje. Arakoze cyane. Dudu yari yabajije ngo mu myaka 30 muri fuza ko uzaba muri korale imeze gute? Ubu none turi kubara ibya 30, ariko nyuma 30 a vision yanyu bizaba bimeze gute? Vision yacu ni ukudaca akagozi. Nkuko twatangiye imyaka 30 twarayishimiye, kandi tutigeza ko imyaka 30 iri kuza Imana izongera ikadupangira, kuko Imana igidupangira mu buryo tudashobora gutekereza. Tuzanajya tubibabwira au fur et à mesure, ariko ntekereza nkashidikanya ko ibimenyetso byinshi Imana yatweretse nyuma y'imyaka 30, ibimenyetso bifatika ariko
wenda tutavugira hano iri gutegura indi myaka 30 ahead, so turanezerewe. Ni legacy ku bana bacu, ni legacy tugiye gukomeza mu rubyiruko hirya no hino, ni umurage tugiye gusakaza muri iyi myaka 30 izaza. Yego, Esperi yabajije ngo mujya mutekereza ku mwihariko w'ibitaramo byanyu noneho ngo mube mwanakorana n'andi makwale cyangwa se abahanzi batari n'abadivantiste nk'uko n'ubundi yenda mudakorera no mu mutamuvuze ngo igitaramo nikibere mu rusengero kuko cyabera muri convention kuvuga ngo turatumira umuhanzi runaka, turatumira kwale runaka itari niyo mw'ijoro ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi. Ikindi cya kabiri usibye Elevate hari abandi bantu baba bazapafominga cyangwa se muzakora mu bisubirizi cyayo. Ndagira ngo nsubize ku bijyanye no gupafominga, ni Patmos iri kumwe n'abo ba Elevate nibo bazapafominga. Icya kabiri kuvuga ko hari abo hanze y'itorero tuzazana, kugeza ubu Chorale Patmos ni Chorale Adventiste. Hari amahame amwe namwe tugenderaho, uyu munsi ntabwo ari twe tuje kuyica, turacyakomeza. Nizo mpamvu tugikomezanya n'amakorali ari Adventiste, ari nayo tuyaduperforminga nazo. Igihe nikigera hakaba ari uko amahame yahindutse akatwemerera n'ibyo ngibyo nabyo byakorwa, ariko hagati aho ngaho ayo makorali yandi nayo ni inshuti zacu. Ntabwo ari kuvuga ngo ni hari urwango cyangwa oya, ni inshuti zacu. Niyo bafite ibitaramo umuntu abijyamo, niyo tubifite baraza, ariko hari nibyo tutashobora gukora. Sinzi niba hari ikindi Aimable yabyongera cyangwa Eugenie, ariko muri make ari ibyo ngibyo kugira ngo clarify iyo question. Reka ngisubize ntiya mu magambo abiri. Iki gitaramo turi gutegura hano ni sample y'igitaramo tuzakorera mu ijuru. Aho tuzaririmbana n'amakorali yose muri kuvuga. Icyo tugiharaniye naho ibyo mwisi byo ntitubyivangemo kuko ntitwanabishobora. Urakoze cyane. Reka twagire ibibazo bya nyuma, ndabifatira rimwe rwose. Yegura kuri Franc. Nikoze bimwe mu bibazo bibaze bagiye bagize ariko mvuga nta bitimbabaza. Kuba mutozwa na Aimable imyaka ikataye kuva yavuka kuhare ni duhigize cyuko hari ukuntu muri gutegura bari umunabe wenda yategura kugira ngo muri myaka 30 turi kuvuga ibyo buri gutegura igitaramo ishusho y'icyerekezo ariko turacyari mu isi kandi nawe hari igihe zakira bafite bari umunabe abwira ati mugire gutya ariko babiri mu buryo buri active. Icyo kize bivuze ko kiduha nanze kugereranya no mu makorali mujya kunganya imyaka aho bari mu nababo abakorali bubatse ageze amaze kuri 10 ans ariko mufite uko mwabitegura dusangiza. Yego gutegura Aimable muto cyangwa se n'abandi bari active nyine kuri ya icya kabiri njya bintera amatsiko sinzi niba bitagenda cyane ni ukubera iki ko Patmos ari gake igira igitaramo cyayo gitegura kikabera mu rusengero. Inshuro nyinshi tubibona ari ibitaramo by'abandi mukatumirwamo cyabereye mu rusengero ari icya Patmos hari impamvu yihariye n'icyo ngicyo. Akoze kandi Justin. Nari mfite ikibazo nshaka kubaza Aimable, nubwo gikomojeho ndaza kukibaza nahoranye ku ruhande rwawe. Nshaka kubaza mu myaka 30 Aimable amaze muri Patmos, hari ibihe mwaranyuzemo byaba byarabateraga kwiyumvisha ko mwayivamo, ese niba byarabayeho hari byagenze bite cyangwa mwabitsinze mute kugira ngo mube mwagumamo. Hanyuma icya kabiri Flora arabajije ngeri nifuza kugira ngo uze kudaho umucyo
nimba hari umuntu ubona wazasigira inyuma y'ubutoza muri Patmos, nimba hari nawe watubwira. murakoze. Ikibazo cyanjye ngiye kubaza, turebye kuri konti tubona ko abantu bariho ari bakuru, sinzi niba ari umuntu wakiyemeje, leta yibaza se ntabwo mushyira imbaraga mu rubyiruko, kuko urebye muri videwo zanyu n'abari kuri konti bigaragara ko bakuze. Turashaje. Ntabwo bishaje. Leta yibaza ese mwaba mukumira abantu bakiri bato n'urubyiruko, bikaba n'ikibazo cy'uko bashobora kutaza mu bitaramo byanyu kubera ko babyiyumvamo ko mubashyira imbere. Murakoze. murakoze cyane. Yego. murakoze. Ikibazo cyanjye ni ukubera iki mwahisemo kwitwa izina Patmos, mbese kuduha ubusobanuro bwaryo. Ikindi mutegura iki gitaramo murimo igitaramo kimeze nk'aho abaterankunga nyine abantu bazinjiramo bishyuye. Ese muramutse mugize amahirwe nka bije mufite mukabona igezweho, mwumva mutegura kuza kuba mwakora iki? Ibikorwa byo kugira neza, ni kwaguka muri mwebwe, mwumva ari iki mwakora muramutse mugize amahirwe uko mwateguye ko kizagenda kikaba ariko kimera cyangwa se bikanisubira? Mwumva mufite umugambi ki ku bantu babakurikiye cyangwa se babazi cyangwa se mwebwe ubwanyu muvuga muti twakora iki n'iki ngiki tugeze mu tukagira ubushobozi bungana gutya? Yego.